rero ngenda ndumva ubwabyo biteye isoni kandi ashaka ngira inama abagabo cyane cyane n'abagore muri ino minsi rwose muri ino minsi hari ibibazo n'umwana w'ibibazo tuvugana uravuga ngo urashaka kugira ikintu bivugaho Muyango ayo mashusho warayabonye narayabonye ariko uvuze YouTube gusa YouTube aho ni hamwe n'icyo ushaka kubibona ariko ugiye nko mu ma WhatsApp y'abantu mu ma Snap nyine kuri social media z'abantu ho biri too much kurusha n'izo za YouTube n'ama Instagram byinshi biruzuye iyo video narayibona ababihererekanya n'uvanga ababihererekanya babaza nyine none Instagram yawe barayihakinze oya iriho ahubwo nuko nari nsigaye posting ifoto nkahita mbona nk'umuntu aje muri comment yanzemo nk'ibintu ngo wowe ngo nabo nyine ibintu bitangaje nari nararekeye mvuga reka mbanze ndekere gupostinga ndebe ahantu ibintu biri kugana ariko nabonye byabaye too much rwose. Okay. So rero turashaka kugira ngo tumenye like ntabwo turimo kuganira nka societe nk'abantu nk'abavandimwe turimo turaganira ngo tuganire nawe utubwire so video nanjye nayibonye da turabona video y'umukobwa abo niyo video ngo nuko ufite ukuntu ntabwo zarasinza guhamya ko ari wowe kuko ntabwo nari mpari tuvuge umukobwa kugeza amasaha ngiye nabonye ameze nka Muyango cyangwa ari Muyango asa na Muyango hari ahantu wari uri hehe byari bimeze gute wisanze hari ahantu gute icyo ni kimwe uretse gato ngiye nta miyaga twumvikana twabonye video so ndashaka kugira ngo utubwire iriya video iriya video no kuyitirirwa ni wowe niba ari wowe yageze hanze gute waba barabigize mu ntare kugira ngo ije hanze icyo ni kimwe niba atari wowe kubera ikiri ko kwitirirwa iki birimo gusaka gusa ngiye kuvuga ijambo utubwire ukuntu abonye iriya video nuko yagiye bitubwire noneho tusabe uburyo abantu bagaragara gusakaza iriya video ngayo ngo ijambo ni ryawe no kuvuga iriya video nayibonye hashize igihe kinini hashize nk'ibyumweru nka 2 niba ntibeshye muri kunyumva hasize nk'ibyumweru 2 iyo video umuntu wa mbere wayimpaye ni umushuti wanjye arambwa ngo hano hari video hari umuntu umbaje ngo uwo muntu ni wowe banza kugira ngo ni black iyo video ndayireba mbona aho hantu simpazi mbona abo bantu simbazi mbona nyine ibintu byose mbica amazi avuga ni bya bindi bya social media ndabireka iyo video nyihereza umushuti wanjye amaze iyi video wayibonye barundebere neza uwo muntu urimo uri kubona nayoreje best friend wanjye nita best friend wanjye nzi neza gutya neza 100% arambwa ngo ariko warasaze hamwe ati ibyo bintu mbabara ntongeye no kubinyuhiririza nose nyine uri kubona ari wowe tabyibora mbona ni ibintu biraho bikomeza gutyo abashuti banjye bose barabiboherereza uwo babyohereje unza akavuga ati oya uyu muntu si Muyango uwo babyohereje ariko nanjye ntangira kujya mbona ari njye nkajya nzuminga habaze se Muyango ni uw'imbere cyangwa ni uw'inyuma abantu batangiye bavuga ngo ni Muyango ni uw'imbere ngo aho ngo ni Muyango ngo kera ngo atarambara ngo bracelets ngo zo no bazita gute turatuboro Brian yambara ni amapaleye iyo voice note ndayifite umuntu rwose arimo arabishimangira ngo urumva ngo ni Muyango ngo kera ngo atarambara paleye abanyarwandakazi sindambara paleye sinzi nuko zisa birarangira Muyango w'imbere abavuyeho okay numva ko ntari Muyango w'imbere tujya kuri Muyango wa kabiri uri aseka nka Muyango nkazuminga umuntu nayohereje ni wa mwana dukorana witwa DJ Trick nambwa Trick gerageza unyereke mu bakobwa babiri mwereje baba Muyango nyereka Muyango umwe maho ngaho Trick akajya zoominga agakora ama screenshot agakora ibintu byose bibaho ndavuga uyu nawe rero ni umushuti wanjye buri ari kwanga kwemera umushuti wanjye arambwa ati Muya ubonye ibintu byabaye nkora screenshot hari umuntu nyoheje video arambwa ngo uyu muntu ni wowe ariko njyewe uwo mukobwa ndamuzi ndambwa uramuzi for sure arambwa ndamuzi yitwa gutya mbwira amazina ye ndamwamireza Instagram ye arayimereza njya kuri Instagram y'uwo mwana nibyo koko nanjye mbona niwe
numva nanjye nyine kugira icyizere umutima mvuga ngo ubwo yabonetse reka mubaze mwese uwo muyango muri kumwe mwahuye ryari mwahuye nyine gihe ki barumbwire. Ngiye kuri Instagram ye mbona akuyeho ifoto ye, byatangiye asiba amafoto afite yose kuri Instagram. Bwa kabiri mbona araje akuyeho ifoto iri kuri profile, mbona ukuntu atangiye gukuraho ibintu bye. Ndavuga uyu muntu ashobora kuba nawe atorohewe atamerewe neza, ntabwo ari icyo gihe cyiza cyo kuba namwaprocinga. Ndabyiyorera nkajya nanabona mvuga ati kwa kundi n'uba ufite confidence uvuga ngo ibyo byose biragaragara ko uyu muntu atari njyewe. Ariko abantu aho babera abantu babi nta muntu n'umwe ushobora kubona ikintu cy'ukuri ngo agifate nk'ukuri cyangwa acyemere nk'ukuri. Ibyo bintu ndabyihorera. Nyuma yaho mbona bikomeje kuba ibintu byinshi. Nyuma harimo undi muntu ugaragaramo kuko ni abakobwa babiri n'umugabo umwe. Nyuma yaho bikomeza nyine kumbera umutwaro, nkajya numva abashuti banjye bose arambwira ati muyange nahuye n'abantu turaserera, banyemeza ukuntu uwo muntu ari wowe, ndarakara mbabwira ukuntu atari wowe, mbabwira ukuntu nkuzi, ngendera ku bintu, ngendera nuko ndi kubona video n'igihe imaze. Ariko abantu banze kubyemera, none bihorere nanjye abantu barimo barakomeza bayinyoneza nkababwira singewe, ariko ndabizi ko bari buze kugeraho bakabyumva. Njye nabifashe nk'ibintu byoroshye. Nyuma yaho abashuti banjye nabo ntabwo banyuzwe, bakajya baca inyuma bakajya gushaka ba bantu, yaba umukobwa yaba umuhungu. Hari uwo nzi wavuganye n'umugabo aramubaza ati se uriya muntu ni Muyango? Umuntu aramubwira ati uriya muntu si Muyango, ibyo bintu mubimukuremo, twarasebye byaragaragaye, ariko Muyango ntabwo ari we, nta nubwo nziranye, sindanavugana nawe, sindanahura nawe, mubona kuri social media gutyo. Ejo bundi ndi kuri Instagram umushuti wanjye anyohereza umwe mu ba blogger bakorera kuri Instagram, yakoze ifoto, yafashe ifoto, afata ifoto yanjye n'umugabo wanjye, akora inkuru ndende yandika ibintu byinshi, ngo noneho ngo basi nabisubiramo pe ko ibintu byarankomerekeje nanjye no mu kazi mpita mbyihorera, ndavuga kame mbiretse. Ndamwandikiye namwe se uri sure? Ndamwangiye sinanga gukorwa inkuru kuko ni byinshi mu mvuga, ni byinshi mwanditse, ariko uri sure ko ibi bintu wanditse ari byo? Atamwangoya ngo ntabwo ndishura. Namwe none se uri kubiterwa n'iki? Ndambwira at least fata ifoto yanjye uyishyire hariya, ariko reka kuzana ifoto ya famille irimo umugabo n'umwana uyishyire hariya uvuge ngo Muyango ngo amavideo ngo mwayabonye. Birarangira ayongera afata indi foto yanjye n'undi mukobwa umwe nawe nari buze kuvuga kuko nawe ndumva afite case nk'iyo ngiyo, aradufatanya akajya kompara akandika wese ngo mukurikije ibintu mwabonye ngo ari Muyango ngo na runaka ngo ninde umeze neza. Uwo muntu nawe mbona kumwandika, mbona gukomeza mubaza ibintu nk'ibyo, ndamwihorera birarangira. Ariko uwo muntu wamuvuze ko ari Kazungu. Nuko Kazungu rero ndavuze atapu Kazungu nawe nyine njye ni ibintu nari nafashe nk'ibintu byoroshye, kugeza igihe nagiye kuri YouTube mbona hari ikinyamakuru cy'umuntu witwa ni Badrama, yagiye akora inkuru banditse title ivuga ngo Yesu we ngo Kimenyi na Muyango ngo bose ngo ubusa bwabo ngo twarabubonye. Gutyo title ni gutyo ivuga. Nuko nibwo rero nahise mvuga ndavuga rero ibintu bigize gute birakomeye. Ariko hagati aho njye nkibona video ku munsi wa mbere naravuze reka ibi bintu njye kugira gute banze kwanza mbimenyesha ubuyobozi. Ariko njye sinari nzi ko ahubwo iyo ureza abantu cyangwa uvuze ngo ibi bintu biri kuzenguruka, sinari mfite kuvuga ngo nabibonanye kuko abantu bose bari babyohererezanyije bose kuri Snap ngaho, babakobwa abandi abahungu abanyamakuru ibiki bose barimo barabyohererezanya. Rero uwo munsi wa mbere ibyo byumweru bibiri bishize nene natanze ikirego, ndavuga reka ndebe ukuntu ibintu bimeze kameme, nshaka no kunenga abantu hano babonye space, bamwe batajya kunyandikira batangira kumbwira ngo Muyango ngo none ngo ugiye kubitiza umurindi ibiki neza umurindi.
ubwo noneho ngo abantu ngo nibwo ngo bagiye ngo gushaka ngo izo video neza. Okay, nabwo nta kibazo, bagende bazishake byibuza, biratuma babasha no kumenya, bazirebe, babanze banarebe, kuko njyewe abo bantu ko ari babiri barimo ndabazi, n'undi umwe ndamuzi, bombi nyine ndabazi kandi nabo bari hano babibibwirira, sibyo? So njye rero natangaje no kubona ikinyamakuru cy'umuntu w'umusitari twese tuzi bifata bagakora inkuru, wagerageza no kuba approachinga, wakumva impamvu baguhaye ukumva nta nubwo urimo urarwana n'abantu bashaka kuguharabika, ahubwo bo barimo baricururiza, niko navuga, kuko nkurikije ubusobanuro nahawe bambwiye ngo twebwe turi gucuruza. ubusobanuro wahawe ngo iki? Ubusobanuro wahawe nande? Na nyiri ikinyamakuru icyo ngicyo cya Badrama TV. umubwira ko bidakwiye, yakubwiye ko yamaye message ndende, iyo message iravuga ngo iki? ndende cyane, ndende pe. Niba ntacyo bitwaye, niba nta mabanga arimo, nabanga ririmo, ibanga se riri hehe? Ibanga ariko rirenze, ubu urabona hano hari iki, ari ibanga rirenze kuba umuntu like umuntu muzima ufite ubwenge arimo arareba neza akabona video. None nge ntangazwa n'abandi bantu bazi ukuri, n'abo bantu babazi, ariko nyine bakomeza avuga ngo uyu muntu ni muyango. Nge ntabwo kuba naba ndi muri video ntago ari igitangaza, cyane cyane kuri ya video ukuntu nayibonye, n'umwana urimo si size yanjye, si shape yanjye, nta nubwo ari level yanjye, nta nubwo nagara gushaka kwiyemera, ariko hari ibintu kamwe mu buntu ukabona level y'ibyo wakora, iyo ngiyo ntabwo irimo. So uwo muntu rero namwandikiye nijoro nkumaze kubona iyo title. uwuhe inde? Nandikiye Badrama, ndambwiye se simbona ibyo mwanga ko babakorera mubikorera abandi, my brother. Mwoherereza ifoto y'ikiganiro, aransubiza ngo muyango wowe uri inshuti yanjye, reka nkubwize ukuri, nta ruhare na rumwe nagira mu makuru anyura iwanjye, ahubwo wenda kuba bakora ibyo abandi bakora nkanabihorera. Njye narahagurutse ndwana intambara zo guhagarika abo bantu bose, mwese nk'abasitari mwaricecekeye. Nagerageje kubarabura ngo twifatanye turwanye abo bantu batuvuga, bwa buryarya n'ubugoryi bw'abasitari bacu, muraceceka. So njye nafashe icyemezo, nta mpamvu yo kuvugira abativugira, mbona ko ngomba guhangana njyenyine kandi nkikorera na business. Aho guhomba byose rero, abo bana bafite uburenganzira bwo gukora nk'iby'abandi mu gihe mwanze gushyira hamwe ngo tubirwanye. Ubu se kutaje muri comment ngo twamagane ababitangije, ukaza DM ari uko bavuga abandi tugaceceka. Icyo nagusezeranya, mwakunze abatwika mwanga kubamagana, n'abanjye bagendera ku byo mwanze kwamagana. Nk'abantu mufite ijambo, nge rero nabonye ingegera zitaza ngo zidukoremo akazi ku byo twubaka zirye zonyine zanadusenye. Fata iyo nzira yo gukora business nk'iyo, utekereza uko nkubwiye. Uwo ni Badrama wansubije gutyo. Ntabwo birarangira, ndamubwira ese hanyuma se aho wamenyeye imyaka itambutse yose wari wabona nzana abantu kuri social media zanjye, nuko se ntazo mfite kandi zifite abazikurikira? Aho ni ugushaka impamvu, uretse ko ntababajwe no gukorwaho inkuru, ahubwo iyo bakora bakanavuga ibyo bahagazeho. Ariko nawe nkurikije nk'abasitari mwaricecekeye. Nagerageje kubarabura ngo twifatanye turwanye abo bantu batuvuga, bwa buryarya n'ubugoryi bw'abasitari bacu, muraceceka. So njye nafashe icyemezo, nta mpamvu yo kuvugira abativugira, mbona ko ngomba guhangana njyenyine kandi nkikorera na business. Aho guhomba byose rero, abo bana bafite uburenganzira bwo gukora nk'iby'abandi mu gihe mwanze gushyira hamwe ngo tubirwanye. Ubu se kutaje muri comment ngo twamagane ababitangije, ukaza DM ari uko bavuga abandi tugaceceka. Icyo nagusezeranya, mwakunze abatwika mwanga kubamagana, n'abanjye bagendera ku byo mwanze kwamagana. Nk'abantu mufite ijambo, nge rero nabonye ingegera
zitaza ngo zidukoremo akazi ku byo twubaka zirye zonyine zanadusenye. Fata iyo nzira yo gukora bizinesi nk'iyo utekereza uko nkubwiye. uwo ni Badram wansubije gutyo. Ntabwo birarangira. Ndamubwira ese hanyuma se aho wamenyeye imyaka itambutse yose wari wabona nzana abantu kuri social media zanjye nubwo se ntazo mfite kandi zifite abazikurikira, aho n'ugushaka impamvu uretse ko ntababajwe no gukorwaho inkuru ahubwo iyo bakora bakanavuga ibyo bahagazeho. Ariko nawe nkurikije